Ya ndagira ngo rero uyu munsi mbahe filime irimo isomo mutazigira mwigira ahandi aho ariho hose. Niba rero uri umukobwa ukaba uri umusore cyangwa se ukaba warashatse nawe ufite kureba iyi filime kubera yuko hari ikintu gikomeye igomba kukwigisha. Barakwereka dutangiranye hano n'umugeni bigaragara yuko yari yakubiswe inshyi nyinshi cyane, biragaragara ku bitugu byiwe ndetse yaje hano yirukanka n'agatimba. Niba ubukwe burangiye, niba butangiye, ukurikire akantu ku kandi, hano uri buze kwigiramo ibintu byinshi cyane. Barakwereka hano uwari uri kumwirukaho yaje hano rwose akomanga aho umugeni yari ahungiye avuga ati waramutse musore mutoya, ati yewe unyihanganire kuba nkuderanje, ati ariko rwose nibazaga niba nakubaza akantu gatoya urebe umugabo ukuntu hano arimo kwigira umwana mwiza. Ati se waba ubonye umugore wanjye? Barakwereka aho umugore hasi arimo gusaba imbabazi wa wundi wamufunguriye cyangwa se wamuhishe ngo ntagire ikintu avuga. Umugabo uravuga ati rwose umugore uringaniye, ati ufite imisatsi ifunze ndetse wambaye rwose nk'uwari ugiye mu bukwe, ati yambaye ikanzu y'ubukwe. Ese uwo mugore nawe waba ubonye? Umugabo uri ahangaha ukurikije ukuntu ari kubaza wabona yuko rwose ari umwana mwiza, wagira ngo ni nk'akajangwe cyangwa akandi kantu kiwe yabuze. Ati rwose umugore mwiza uteye make-up wambaye ikanzu y'ubukwe nawe wigeze ubona? Ati nayinyetse yuko umugore wanjye yaba ari ahangaha. Barakwereka hano umusore wahishe umugore yabanje gukubita akajisho avuga ati ariko si uyu muntu mvuge yuko ahari. Umukobwa uri ati ndakwinginze rwose ntiwigire uvuga yuko ndahangaha, ati nkusabye imbabazi pe. Umusore nawe yarabibonye yuko uyu mugeni wacu ashobora kuba afite ikibazo, aranje aravuga ati yewe uwo muntu nawe nigeze numva, ati wenda hari wamanuka hasi ku mesikariye ukareba no ku yindi miryango iri hasi ahangaha, ubanza iyi ngiyi barimo hano ari hoteli. Ati ndetse numvise urusaku rw'abantu bamanuka hejuru aho ngaho basakuza, ati wasanga yakomeje kumanuka. Undi avuga ati iburyo ahangaha, ati cyane rwose. Umusore uri ahangaha yaramubeshe kandi mu by'ukuri ahisha umugeni w'abandi. Umugabo urahavuga ati yewe byari icyubahiro rero kuba tuganiriye ndetse unandangiye, ati uramutse umubonye wamubwira yuko umugabo wiwe ari kumushaka. Umugabo hano disi uburyo avugana umutima mwiza, urabona yuko ari umwana mwiza, yabuze umugore we yakundaga rwose, urabona yuko byanamubabaje. Umusore ati cyane rwose ntugire ikibazo, njyewe ndamutse mubonye ndamubwira yuko umugabo we amushaka. Umusore hano byaramucanze avuga ati ariko se noneho ibi ngibi ni ibiki? Ukurikire akantu ku kandi, iyi filime ntabwo izagutinda ndetse nakubwiye ngo niba uri umusore cyangwa inkumi utarakora ubukwe ni wowe ukwiye kwicara hano cyane noneho. Undi avuga ati yewe ubundi kubera iki urimo kwihisha? Umugore avuga ati nyakubahwa ndakwinginze rwose uretse kuvuga undabizi yuko atarajya kure, ati ndakwinginze ashobora kutwumva, ati vuga gake. Umusore aravuga ati ariko se ibi ni ibiki? Ati wenyeneye ibisubizo, none urumva ari gute njyewe naguma hano mfite umugore w'abandi mu nzu yanjye? Ati rero rwose ibi ngibi byaba ari ibibazo ndamutse ndi kwangiza mariage y'abandi. Ati urumva ibyo ngibyo byaba ari ibiki? Uyu nguyu avuga ati se wamungani umuntu nazi utabaye ubuzima bwanjye cyangwa se umfungiranye ahangaha, ni umugeni wacu urimo kubyibaza. Ukurikire akantu ku kandi, avuga ati ariko sinamubwira yuko ndimo guhunga. Ubu ni umugeni uri ahangaha arimo gutekereza ati sinamubwira yuko ndi guhunga cyangwa se ndi Andereya, ati cyangwa se ndimo guhunga ibirimo kumbaho cyangwa se inkuru yanjye y'urukundo. Umugeni uri ati ngiye nitwa Andereya, ati ariko nanone nkaba ndimo guhunga inkuru yanjye y'urukundo. Ati ibyo ngibyo rero sinza kubibwira uyu musore. Avuga ati yewe urakoze cyane rero kuba umfashije ukamisha ahangaha, ati ariko nanone ntiwigire ugira umuntu n'umubwira yuko wambonye. Umugeni uri ahangaha bisa nkaho adashaka kuhava we, ati ariko niba nakubangamiye, ati nagenda nkajya gushaka ahandi njya kwihisha. Umusore avuga ati uya ntabwo wava ahangaha mu buryo nk'ubu, ati rwose ufite kuba wahindura imyenda yawe niba ukeneye kujya kwihisha. Ati ariko se ubwo ngubwo urinjije ku buryo ukomeza kujya kwihishanya agatimba? Umuntu wese ari gukunda uri kwirukankana agatimba, uriya mugabo kukubona biraba byoroshye. Umusore yaravuze ati oke niba udashaka kumvira ibyawe reka nguhe imyenda uhindure ugende wambaye indi myenda. Umugeni uri ahangaha bari bamukoreye, barakwereka umusore yahise akurayo imyenda ya kajo imwe isanzwe nyine twambara turi mu rugo bisanzwe.
ati iyi myenda nibura iri buze gutuma wihisha ntabwo ari buze kukubona, ariko iyo ngiyo wambaye buri wese ukubonye wirukanka arabyibazaho ndetse yakuvugiriza n'induru. Ati ariko wajye ureka kuba umuswa. Ati genda ujye guhindurira mu bwiherero ni hariya hirya. Ati genda ariho ujya guhindura, hano ni muri hoteli uba usanga ari icyumba n'ubwiherero n'utundi tuntu two ku ruhande ugasanga nta byumba byinshi birimo bitewe n'icyumba wafashe. Ati ariko yewe nakifuje kumenya ibibazo wifitiye pe, uwo ni umusore. Ati yewe nta mpamvu, ati nta kibazo rwose, reka ngende mpindure iyi myenda. Ati ndetse wakoze kuba unabaye. Umukobwa wacu wari ugiye gukora ubukwe akomeza amusekera ahangaha. Ati ariko nanone ntiwibagirwe yuko umugabo wawe ari kugushaka. Ati rero ugomba kumenya yuko gukomeza kwigira the band rwose muri iyi filime uri gukina biri buze kugukomeretsa. Umugeni avuga ati we ntabwo ari ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Ati ntabwo ari ibyo ngibyo. Ati ndetse ndabizi yuko atazigera abona n'ubundi undi mugore mwiza nkanjye nawe. Umugore uri ahangaha rwose yatangiye gutera burage agira ngo yiyibagize ibibazo arimo byo gucika umugabo we. Ese kubera iki uyu mugore arimo guhunga? Umusore yitegereje umugore mu mugongo abona harimo ishyi, umugore yendaga kwicwa, abona harimo inkoni, aravuga ati byangwa bikunde uyu mugore yakubiswe tu. Mukurikire akantu ku kandi ntuze gucikwa, nakubwiye ngo iyi filime iri buze kukwigisha. Undi avuga ati yewe, ati nkunze uburyo wigize intwari ukaba unabaye rwose imbere y'umugabo wanjye. Umugore avuga ati uravuga yuko nigize intwari? Ati ahubwo nkunze nanjye kubona rwose intwari kazi iri gucika umugabo wayo. Ati byari bishekeje. Ati sundi wa musore we izina ryawe ninde? Urebe umugeni uri ahangaha ari guseka ariko turi kubona ibyendi byo kurenzaho bamukubise. Ati yewe, ati njye niyo wanyita Super Jesus rwose nta kibazo. Umusore uri ahangaha ngo ni Jesus cyangwa se Yesu urenze. Ati njye nyita Super Jesus. Ati nako nari ndimo gukina. Ati amazina yanjye ubundi banyita Jesus. Jesus ni izina risanzwe hari abantu bararyita. Umukobwa nawe ati njye banyita Andrea. Umusore wacu bamwita Yesu ariko ntago ari Yesu umwe Kristo, ni Yesu nyine tu, izina Jesus hariya hanze aho Yesu n'ubundi yavukiye ntago ari we wenyine witwaga iryo zina barayita, yo ni amazina asanzwe. Yesu icyo abarusha nuko ari Kristo. Barakwereka umugeni hano yahise avuga ati reka nze mpindure. Ati ndabona wa musore we dufite byinshi byo kuganira. Umugeni ari kwisetsa akarenzaho. Umusore nawe arabona rwose uyu mukobwa ashimishije, reka nze sasa aze atwara umugeni w'abandi. Gusa nyir'umugeni arimo kumuhiga. Umusore yasigaye ahangaha ndetse barakwereka umukobwa ntabwo yigeze ahindura, yahise agaruka ahangaha numbaze ngo nibiki arimo kubaza. Avuga ati we ndakeka tugomba kugenda, ubanza umugabo wawe ari hano hafi. Baketse yuko umugabo we ari hano hafi akiri kuzenguruka ahangaha ari kumushakisha. Ati ndetse tugomba kugenda. Barakwereka umugabo yahise aza ahangaha avuga ati yewe mwaramutse, sinzi uwo aje kureba ahangaha ngo ninde. Avuga ati ni amahirwe nigeze mbona yo kubona umugore wanjye. Ese wowe ntabwo wamfasha kumushaka? Ati maze umwanya munini ndimo kumushaka, wowe nta makuru yiwe wandusha? Ndavuga ati yewe nta makuru yiwe nakurusha nta nubwo nigeze mubona. Ati se ubundi gute wabuze umugore wawe cyangwa se gute utarimo kumubona? Ukurikira akantu ku kandi numbaze ngo uyu mukecuru uri ahangaha ukuze ninde? Umusore arangira avuga ati sawa urakoze. Aramwaje ati nawe ugeze ubona? Ati ikindi reka ntizere yuko uri umunyabuntu nk'uko bigaragara, ariko uburyo barebana turabona rwose barebana umujinya bombi. Numbaze ngo ni iki kidasanzwe baziranye? Umukecuru arangije aramukata arigendera. Uri kunshimira se? Ni iki kidasanzwe nkukoreye? Ukurikire akantu ku kandi hano ni muri hoteli ndetse barakwereka umugabo yarakomeje arazenguruka ahantu hose. Barakwereka yagarutse ahangaha kuri cya cyumba babandi bari barimo. Barakwereka hano yahise ahasanga inkweto umugore we yari yambaye. Nyagasani, bigaragara yuko babandi batarava hano muri kino cyumba. Yahasanze inkweto umugore we yari yambaye. Avuga ati uramukinga ntabwo yambwiye yuko umugore wanjye atigeze agera ahangaha. Avuga ati asike bivuze ngo uriya ni we wamuhishe cyangwa se uri kariya gasore niko kahishe umugore wanjye. Umugabo sasa umujinya wahise umurenga. Reka nze sasa agufate watwaye umugore we ku munsi we. Kumbe barakwereka hano hari wahinduye imyambaro y'ubukwe ndetse umusore ngo ni Super Jesus yakomeje kwigira intwari arimo gukiza Andrea. Ukurikire akantu ku kandi
umusore akomeza amubwira ati we ca ahangaha tugende, ati ataza kuba yadufata, ariko n'ubundi yamaze kubibona yuko ari uyu musore urimo kumuhisha. Barakwereka sasa barirukanse baba baciye kuri wa mukecuru ukoramo amasuku hano muri iyi hoteli, ndetse umukobwa mu ibanga rikomeye cyane amwiba ikarita ifungura ahantu hose. Numbaze niba uyu mukecuru ari bwongere kuza kugira ibanga ukundi. Barakwereka baje hano mu cyumba bameseramo muri hoteli, kiba kirimo amasuime n'ibindi bikoresho byinshi byo muri hoteli, ndetse naho baba bameseye imyenda y'abakiriya n'ibindi bintu bitandukanye. Umukobwa aza yitegereza ahangaha, ariko nanone nyiri umugore ntiwibagirwe yuko arimo guhiga. Barakwereka ahangaha icyumba bajemo, kumbe umukobwa ubanza yasanze inkweto z'uyu musore ngo ni Jesus zitamukwira, yiyambariye ibirenge. Ukurikire akantu ko kandi umusore we yaryohewe n'ibihe byo gucikana n'umugore w'abandi. Numbaze ngo bagufasha ahangaha bagukorera ibiki? Undi avuga ati yewe, ati baze kweri koko uzi ko wagira ngo ndi umuvandimwe wawe cyangwa se ndi musaza wawe urimo kugucika? Ati ariko nanone nta mpamvu yuko ubigiraho ikibazo, ati kuba turi kumwe cyangwa se kuba ndi kugucikisha, ati ngenda bikunze kuba ndi kumwe nawe turimo gucika pe, nubwo nazi ngo turi gucika ibiki. Umusore we ngo aryohewe n'ibi bihe barimo byo gucika. Ati ndetse ibi bintu ndabikunda pe, ati uzi nk'ubu yuse umugabo wawe arimo kutwirukankaho noneho afite imbunda. Ubundi mu buzima bw'abantu hari abantu bakunda urugomo. Ati nyizera yuko rwose n'ubundi ngenda ari kuba ndahangaha turimo kwiruka dukwepa amasasu. Umusore uri ahangaha yakomeje atera brag Andereya nawe agaseka avuga ati mbega umusore ushimishije. Ati yaciye amasaha 5 yonyine, ati turimo kugenda dukwepa muri iyi hoteli dukwepana n'umugabo wawe. Numbaze ngo nadufata biri buze kugenda bite? Ati sinzi ngo nagaragara rwose biri bugende bite. Ati rero rwose vayo wowe ube wicahanga. Umukobwa ati nta mpamvu rwose, ati wanyitayeho bihagije, ati nawe wahicara ukaruhuka. Umusore yaramuhaye intebe yicare, avuga ati rwose uri umuntu mwiza. Urahangani Andereya arimo gushimagiza igisore. Ati yewe nta kibazo na kimwe kirimo cyangwa se nta kintu kidasanzwe kirimo. Ati ibingibi ndi gukora nyine n'undi wese nabimukorera. Undi avuga ati ariko se na nubu koko ni inshuro zose twirukanka nyereba guhera mu gitondo twirukanka muri iyi hoteli, na nubu nago ushaka kumbwira ibyakubayeho cyangwa se nagushaka kumbwira ibyabaye? Ati yewe nago nyine nigeze nkunda keke cyangwa se nago nigeze nkunda gato yo mu bukwe. Ati niyo mpamvu ndahangaha, niyo mpamvu ndi gucika. Umusore ibintu biramucanga ngo keke gusa se yonyine niyo yatumye ibintu bigira ahangaha? Nyine ntabwo ndimo kumva izo drama zawe cyangwa se ibyo bintu urimo kuvuga, kubera yuko utigeze ukunda kato yo mu bukwe niyo mpamvu urimo gucika. Ati ibyo bintu birashekeje. Ati wanambwira, ati ugomba kumbwira ukuri, ese hari ikintu bitwaye? Ati se kukubwira ukuri? Ati yewe icyiza nuko rwose nagushyira muri ibi bintu cyangwa se natuma umenya ukuri kwanjye, nicyo cyiza cyaba hagati yanjye nawe. Umukobwa ikigaragarana n'ubu ntabwo ashaka kumubwira. Ambwira ati kuba nakubwira ibiri kumbaho ntabwo ari igitekerezo cyiza pe, cyangwa se kuba nakubwira ukuri kwanjye ntabwo ari igitekerezo cyiza. Ukurikire akantu kukandi, ariko nawe uri uyu musore wakibaza ese uyu mugeni byamugendekeye bite? Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba umugeni yakomeza gucika gutya. Umusore avuga ati nyamara njye ndashaka kugufasha. Ati nuko utigeze ubibona? Ati mereza ikiganza cyawe hano. Ariko yabibonye yuko uyu mugeni ari guseka arenzaho, mu mugongo we harimo ibintu byibaze by'inkoni, kumwe bagukubita amaraso akirega n'ahantu bagiye bamukubita inshyi. Noneho kuri aba bazungu bo ubusanga byoroshye cyane, n'akantu gato karamuruma amaraso agahita agaragara ku ruhu rwe. Barakwereka wa mugabo nawe ikote ryamunaniye, aje kubaza wa mugore nanone, ese yewe na nubu ntabwo urabona umugore wanjye? Ati yewe nta mugore nigeze mbona wambaye agatimba, kandi koko nta mugore wambaye agatimba yigeze abona. Wibuke mu kanya bamuciyeho umugore yambaye indi myenda, ariko uyu mukecuru nawe asa nk'uri guhisha uyu mugabo kandi abizi. Ati yewe, ati reka nizere yuko nta kintu na kimwe urimo kumisha. Ati rero nuramuka umubonye, ati uze kumbwira, ati nunamubonaho gatoya, ati wowe uze kumbwira. Ati ndabizi neza yuko arwaye n'ubundi, ati ntago ari buze kugerageza gucika. Ati rero wowe numubona uze kumbwira, nuze kugira ikintu umisha. Umukecuru avuga ati ariko se uyu ni mugabo nyabaki urimo gushakisha umugore we gutya? Umukecuru ati yewe ntugire ikibazo, ibyo ngibyo nabikubwiye na mbere hose, ngiye ndaza kuba mbonye umugore wawe ndakubwira.
Umukecuru ariko yarumiwe avuga ati ariko se abana b'iyi minsi byabagendekeye bite? Ariko uyu mukecuru nawe wagira ngo hari ikintu azi. Umukecuru yasigaye hano yiyumvira avuga ati se ibi ngibi ni ibiki? Kumbe barakwereka uriya mugabo akimara kugenda